abo n'abakunzi bacu baduteze amatwi batubwira hirya no hino uko byifashe. Uyu ati rwose mu nanasi muzadutegurireho ibihingwa bitandukanye tuzagenda tubivugaho. Turagushimiye. Reka twumve noneho uyu mukozi wa RAB Ingabire Jeanne Priscille atubwira noneho ku bigendanye n'iyi nkongwa igera mu bigori ite, yangiza ite, umuhinzi yayimenya ate. Hanyuma turaza kugaruka mu kanya twakira ibitekerezo byanyu tunasoma ibyo mwatwandikiye. Ubundi bimeze bite, ni kuki iyi nkongwa isa nkaho yabaye nyinshi muri ino minsi? Wenda ku bahinzi ntabwo twavuga ngo baba batungurwa. Akenshi iyo duhinze igihe cy'ihinga hakabanza izuba, ni ukuvuga ngo bitewe n'ihindagurika ry'ibihe, ni ukuvuga ngo izuba cyane cyane mu gihe cy'imicyo, izuba nibwo ibyonnyi bikara cyane. Ari nayo mpamvu kuri iyi sezo nkongwa ngera yabaye nyinshi, kubera ibyo bihe byabaye imvura yatinze kuboneka, cyane cyane ko n'ubu aho igaragara ni ahantu bafite imvura nke. Ahari imvura ihagije rwose nkongwa ntabwo ari ikibazo. Bihura bite n'ubwo bushyuhe? Ni ukuvuga ngo ubundi nkongwa, kuko abahinzi bita nkongwa ubundi ni urunyo. Urwo runyo ariko ruba rwaturutse ku kinyugunyugu. Ni ukuvuga ngo nawe niba ujya ugenda mu giturage mu gihe cy'imicyo n'iki buri inyugu itembera, akaba ari nabwo bikura cyangwa se byororoka. Ni ukuvuga ngo rero cya kinyugunyugu kiragenda kikajya mu kigori kigatera amagi, noneho ya magi akavamo rwa runyo. Urwo runyo ari bwo abahinzi bita nkongwa, ari narwo rwangiza, rukaba rwakwinjira mu mutsi w'ikigori no mu kigori ubwacyo, ku buryo iyo ushishe n'ikigori nabwo usangamo imbere rwatobaguye, ukabona imyenge ku bibabi, ku ruti, no mu kigori ukaba warusangamo. Urumva rero ko mu gihe cy'imicyo hari iryo zuba n'iki nibwo bya binyugunyugu byororoka bikagenda bitera ayo magi mu bigori, noneho ayo maboro bya magi akazavamo ibinyugunyugu, inyo arizo twita nkongwa, akaba arizo zangiza ibigori. Bishobora gufata ibihingwa ko ari byinshi, n'ibifata ikigori ko bishobora kuba ari udukoko tw'amoko atandukanye. Umuhinzi yabibona n'iki ko ari nkongwa rwose abahinzi bamaze kuyimenya. Urwo runyo babona mu cyo nakwita nk'umusigati wenda, uretse ko no mu masaka ijyamo, ariko mu ruti rw'ikigori ubwo bita nk'umusigati cyangwa se uruti rw'ikigori, wisangamo imbere, ugasanga amababi yaratobaguritse y'ikigori, ndetse niyo hajeho ibigori ushobora no gushishura mu kigori nabwo rwa runyo ukarusangamo. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bya nkongwa abahinzi bamaze kumenya. Ikigori se hari ahantu gishobora kugera mu mikurire yacyo ku buryo nkongwa idashobora kukigiraho ingaruka? Ni ukuvuga ngo cyane cyane bigeze nko mu gihe ibigori byajeho, mbere nibyo nabyita kurabya nabyo, ikigori cyaje nta kibazo iyo ibigori byamaze kuzaho. Ikibazo ni mu gihe ibigori bikiri bito kandi ntukore uburyo bushoboka bwo kurwanya ya nkongwa, aho rwose umusaruro ushobora kugabanuka, kuko niba cyatobaguritse, niba rwa ruti rwavunitse, umuyaga ushobora no kuza ukaruhuha rukagwa vuba, urumva ko nta bigori bizazamuka. Ni ukuvuga ngo bishobora kugabanya umusaruro. Uwo ni Ingabire Jeanne Priscille, akaba ashinzwe kurwanya indwara n'ibyonnyi mu bihingwa muri RAB, atubwira ibigendanye n'iyo nkongwa. Ati rwose nkongwa umuhinzi yitegereje yayimenya, kuko habanza utunyugunyugu tugatera amagi akavamo urunyo nirwo rwangiza, akaba ariyo nkongwa. Gusa yatubwiye ko ikitera cyane cyane iyo hari ibihe by'ubushyuhe, iyo hari imicyo, iki gihe ubwo bukoko bubona uko bukura bukabona ibihe byiza byo kubaho bukangiza ibihingwa. Ese umuntu yakwibaza ubu ngubu mu Rwanda uko bihagaze kuri iyo nkongwa, nabyo arakomeza bitubwira. Mukurikije uko bimeze ubu ngubu, naho mugenda mugenzura mubona biri ku kihe gipimo? Ni ukuvuga ngo ahenshi ntibyakabije, biri nko munsi ya 5%, ariko hari n'aho bigera mu 10 ndetse no hejuru yaho. Ariko nyine dushishikariza abahinzi kubirwanya, cyane cyane batera imiti, bavanamo ibyo byafashwe, kuko ibyinshi usanga byarangiritse ku buryo ntabwo bishobora kubaho ikigori, ariko tukanabashishikariza gutera imiti kugira ngo barwanye iyo nkongwa, kuko nkongwa n'agasimba uteraho umuti rwose kagapfa ako kanya biba birangiye. Hanyuma mukiri aho ngaho
mwavuze ko mu turere urugero wenda nko mu bice by'iburasirazuba mu turere twa Nyagatare za Kayonza muri Ngoma mu mirenge imwe n'imwe itarabonye imvura ndetse no mu majyepfo no mu majyaruguru aho imvura itabaye nyinshi cyane naho nkongo yaragaragaye. Hanyuma ahandi habaye ikibazo cyane ni mu kibaya cya Bugarama kuko naho imvura yari nkeya, naho niho nkongwa yabaye nyinshi. Ariko aho hose ni ukuvuga ngo abahinzi tubashishikariza gutera imiti, ndetse na RAB nayo igatabara iha abahinzi imiti yo gutera. Kuko RAB nayo igira ikigega cy'ingoboka cy'imiti mu gihe abahinzi bahuye n'ikibazo ikaba yabafasha ikabaha imiti yo gutera. radiyo Huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turacyari mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, ikiganiro twibanda ku buzima bw'ibihingwa. Kuri mikoro muracyari kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe turi kumwe kuko mugenda muduha ibitekerezo, mutubwira uko byifashe, mutubwira ndetse n'uko ibihingwa bimeze aho ngaho iwanyu mu mirima, uko bihagaze, uko ubuzima bw'ibyo bihingwa bumeze. Muduhamagara cyangwa se mutwandikira. Mu kanya turasoma ibitekerezo byanyu ku batwandikiye ku rubuga page yacu ya Facebook, aho wandika radiyo Huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo. Abaduhamagara namwe turakira ibitekerezo byanyu, muduhamagara ku mirongo isanzwe kuri 07 84 12 54 69 cyangwa se 07 25 36 09 56 tugasangira ijambo. Ngira ngo murabyumvise ko uko bihagaze ku gipimo amaze kuvuga ati 5%. Imiti ni ugutera nkongwa rwose igahita igenda, ariko umuntu yakwibaza ingamba nyakuri zihari kugira ngo abantu bahangane n'iki cyonnyi. Hari abakunzi bacu mwagiye mugaragaza impungenge muvuga muti dutera imiti rwose ukabona wapi, ati nkongwa igakomeza kwiyongera. Ese umuhinzi yabyitwara mate? Ese abashinzwe gukurikirana iby'ubuhinzi bafasha iki muri uku guhangana n'ibi byonnyi muri rusange? Mu kanya araza kubikomozaho, ariko namwe reka bakire mwumve twumve icyo mubivugaho. Allo mwaramutse neza, ibwira abateze amatwi radiyo Huguka. Allo ongera ijwi twumvikane. Damascene. Yego Damascene, ongera ijwi. Nagira ngo mbabaze. Yego. Kuri iriya gahunda imyumbati mishyashya bazanye, ugiyo nta tandukaniro n'iyari isanzwe, ahubwo ari irimo gupfa cyane, biterwa n'iki? Iri gupfa ite? Uri gusanga ifite udusimba guturuka iva mu butaka, itangira gukonjama amababi. Umuntu yakora iki kugira ngo bikire? Se ashobora gutera umuti ikazamuka neza? Hanyuma wegereye agronome? Yego. Kubera ko nago turabasha kumwegera. Aba bajyana aba bandi bashinzwe aba bavuzi b'ibihingwa ntabo wegereye? Barahari mu murenge. Uri mu murenge w'uhe Damascene? Wa Musambira. Hanyuma rero kugira ngo utabaranye hakiri kare, ni ukubegera bakaza bagasuzuma, cyangwa se ukaranduraho umwuka bashyira bagasuzuma kugira ngo utabaranye hakiri kare, kuko iyo utinze umurima wose ushobora kwangirika. Shyiramo intege rwose. Arakoze Damascene. Nibyo koko hari intambwe umuhinzi aba agomba gutera, hari n'intambwe abashinzwe iby'ubuhinzi batera, hanyuma bagafatanya kugira ngo babungabunge ibihingwa bibashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'umusaruro uzabashe kuboneka. Mu gukomeza n'ikiganiro cyacu rero, reka twumve zimwe muri izo ingamba zihari, kuki indwara ziyongera, ese abahinzi bakora iki, ababishinzwe bakora iki, kuko ikigamijwe ni uko igipimo cy'umusaruro kigerwaho, haba ku bishyimbo, haba ku bigori, haba ku masaka, ku mashaza, ku bihingwa byose. Ikiba kigamijwe ni uko umuhinzi abona umusaruro nyawo. Niba uteye imbuto ishobora kuguha toni 2 kuri hegitari, izo toni ukazibona. Ntubuvuge ngo nabonye ibiro 800. Niba uteye ibirayi byawe ukavuga uti nzabona izi toni 30 aho kugira ngo ubone toni 10,
ubwo rero hari ingamba, ese izo ngamba ni izihe by'umwihariko mu guhangana n'iyi nkongwa yagaragaye mu bigori, mu biseko ahantu hagiye hatinda kuboneka kw'imvura cyangwa se imvura ikaba nke, hakaba ubushyuhe, udukoko twiyongera cyane, biba bisaba ingamba. Ese uyu muhinzi arabyitwaramo ate, arabasha guhangana n'ibyangiza umusaruro we ate? Reka twumve izo ngamba, hanyuma turaza gukomeza mu kanya twakira n'ibindi bitekerezo byanyu. Dukindura umuheza, gutera kare, gusimburanya ibihingwa, imbuto nziza niyo ya mbere, hanyuma kubagara ya suku mu murima twavuze, ndetse n'impande avanamo ibyatsi bibi, ibyimejeje, kuvanamo ibyarwaye nimba yabibonye hakiri kare, ubundi akagenzura umurima we no gutera umuti, bikaza nyuma uburwayi bwaje. Mu gihe byose yabikoze, ibigori cyangwa se ibindi bihingwa bye bikagaragaza uburwayi. Bamwe mu bahinzi bavuga ko kurwanya nkongwa wenda bitoroshye kubera ko ngo bashiduka kagezemo imbere mu musigati. Ese ni gute bikorwa ubundi? Kuko bibaza ko se ubundi yagezemo byarangiye. Ese nuko kwambukiranya bigenda bite? Hari ibyo muvuze ngo byo gusimburanya ibihingwa mu murima, ese nkongwa ikigori nifata n'ibindi bihingwa bimeze bite? Nkongwa fata cyane ibigori, amasaka ndetse no mu ngano hari ibiza. Ni ukuvuga ngo niba uhinze ibinyampeke, turagusaba kugira ngo kuri season ikurikiraho uzahinge ibinyamisogwe nk'ibishyimbo, soya, kuko aho ngaho ntabwo ya nkongwa mu bigori izaza ngo ujye mu bishyimbo. Oya, ni ukuvuga ngo niyo mpamvu abahinzi bagomba gusimburanya ibihingwa, kuko ubuhinzi ibigori ugahinga amasaka, uretse na nkongwa gusa n'ubundi burwayi bufata ibinyampeke, uzafata ya masaka n'uyavanamo n'ibigori ukabishyiramo nayo bifatwe, niwongera gusubizamo ikindi kinyampeke nacyo kizagira gute, kizafatwa. Ibyiza rero ni ukuvuga ngo wasimburanya ibihingwa, kuko indwara z'ibinyamisogwe sizo z'ibinyampeke cyangwa se ibinyabijumba. Hanyuma tukiri muri ibi bigendanye no gukoresha iyi miti iraboneka? Imiti rwose iraboneka. Ni ukuvuga ngo hari abacuruzi b'inyongeramusaruro bamwe bari hirya no hino mu mirenge yose mu gihugu, aho bagura imbuto ndetse n'ifumbire, bafite n'imiti. Ni ukuvuga ngo abo bacuruzi, hari abacuruzi baba bafite amabutike hirya no hino, ariko abacuruzi bemewe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukujya ku mucuruzi uwo ari wese mu musaba umuti. Ni ukuvuga ngo hari amaguriro y'imiti. Abahinzi baravuga ngo ni muri za farumasi z'imiti. Muri izo farumasi rero z'imiti y'ubuhinzi hari iz'amatungo, hari n'iz'imiti y'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo turabashishikariza kwegera abo bagorodira bazwi bemewe, bakaba babaha umuti wo kurwanya nkongwa ndetse n'utundi dusimba tukaba turi mu myaka yabo. Hari ibigendanye n'iyo miti n'igihe cyo gutera. Navuze ko hari utunyugunyugu, hakaba n'urwo runyo. Ese iyo miti yica iki? Iragenda ikinjira mu kigori ikica urunyo, cyangwa batera hakiri utunyugunyugu? Bimeze bite ubundi? Ni ukuvuga ngo ya miti yo iragenda batera aho babonye nkongwa ari rwo rwa runyo. Ni ukuvuga ngo yica rwa runyo, ndetse n'aho amagi yagiye ataravamo urunyo akaba yashobora nayo gupfa. Ntabwo batera umurima wose? Batera ahagaragaye uburwayi, ntabwo ari ikigori buri cyose batera. Ni ukuvuga ngo ibyagaragayeho uburwayi nibyo batera. Ni ukuvuga ngo niba ari umurima hakabonekamo ibigori bifite nkongwa, batera kuri ibyo bigori byonyine cyangwa batera umurima wose? Batera kuri ibyo bigori, ariko bagatera n'ibindi kugira ngo mu gihe haramutse hari amagi yenda kuvamo rwa runyo nayo babe babasha umuti ubashe kuyica. Ubwo se ari nk'ahantu hanini batera hangana hate? Iyo ari ahantu hanini nyine harimo ibigori, ni ukuvuga ngo uratera ariko byibuze byaba byiza wabanza ukagenzura ukareba aho uburwayi buri cyane, akaba ariho wakwibanda utera umuti. Ni radiyo Huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi. Ikiganiro twibanze kuvuga ku buzima bw'ibihingwa, twibanda cyane ku byonnyi n'indwara, aho twaganiriye na Madamu Ingabire Jeanne Priscille, akaba ashinzwe kurwanya indwara n'ibyonnyi mu bihingwa muri RAB. Cyane yakomoje kuri nkongwa, ukaba amaze kutubwira zimwe mu ngamba, uburyo umuhinzi agomba gusura umurima, uburyo agomba gutera umuti yakuye ahantu hizewe, n'uburyo agomba gutera uwo muti mu buryo bwiza kugira ngo abashe guhangana n'icyo cyonnyi. Hari abagiye baduha ibitekerezo byabo batwandikiye. Reka tuhere ku gitekerezo cya Alphonse
Alphonse w'i Kigali ati ndi Kanombe se hari umuti wa nkongwa ngira ngo Priscilla yamaze kubivugaho. Ati mutubwire tuyirwanye dute kandi munatubwire uko twayirinda. Yabivuze ati rwose gutera kare, kubagara, kwita ku gihingwa no gutera imiti bwa nyuma kuko ngo gutera imiti ari ikintu gikorwa ibindi byose byananiranye. Hanyuma uyu Jean Paul ati ndi Nyagatare turi kumwe 5/5 turagushimiye Jean Paul. Hari witwa Joseph Niyonsenga Mustafa ati murakoze cyane kubw'ibiganiro byanyu byiza mutugezaho. Ati mutubarize ngo ni iki umuntu yakora ngo nkongwa yo kujya mu kigori, ese hari imiti umuntu yakoresha ibirinda? Murakoze. Hari uburyo ngira ngo ubwo buryo yavuze, icyambere yavuze ati imbuto nziza ukaba uyifite, hanyuma ugakora ya mirimo yo kwita ku gihingwa, ukagenda unasura umurima, ukarwanya hakiri kare ibifashwe ukabikuramo, hanyuma byaba na ngombwa ugatera imiti kandi imiti iraboneka. Kwirinda rero ni izo ngamba zose zikomatanije, cyane cyane bihereye ku mbuto nziza no gusimburanya ibihingwa mu murima. Hari aho ugera ugasanga hari ibishyimbo bivanze n'ibigori n'amateke n'amashaza. Ibyo nabyo rero nubwo umuhinzi avuga ati ibyo biransayidira, kimwe cyahomba ikindi kikera, ariko ibyo bikurura uruhererekane rw'indwara n'ibyonnyi. Dukomeje rero n'ibitekerezo byanyu, uyu ati yari Karama, uyu Mustafa. Hanyuma tugeze kuri Giroso n'uwi Karongi ati bagerageze barwanye utwo dusimba turabangamye cyane. Niyitanga Abeli ati twe Ikayenzi muri Kamonyi ibigori byararwaye umusaruro uzagabanyuka pe, baturangira umuti naho twawukura. Merci ngira ngo yavuze ngo hari amafarumasi y'ibihingwa yagufasha kubona iyi miti yo gutera n'uburyo bayitera, ukiyambaza izo mpuguke zikwegereye. Uyu Habimana Emmanuel w'Irwoga ati na hano byararwaye bikabije cyane. Ati rwose byararwaye bikabije cyane. Uyu Nkomeje Fidel ati twe aho dutuye ibigori bimeze neza rwose, gusa Minagri igabanya igiciro cy'imvaruganda. Zanyemo iby'imvaruganda ngira ngo nkunganire iracyahari ndetse muri iki gihembwe ibiciro ni nkaho byagabanutse ku mafumbire amwe n'amwe, ariko n'icyifuzo cyawe. Hanyuma uyu Simbikangwa nawe ati niko bimeze, ibigori na nkongwa ni ikibazo, zibihera mu mizi ugasanga bihise byuma. Uyu Nizeyimana Lambert ati rwose ndi kurugarika ngira ngo nk'uko bagenzi banjye babivuze, niba hari umuti warinda nkongwa ntize mu kigori mutubwire rwose. Ikindi kandi bazajye bagerageza kuzanira imbuto igihe n'ifumbire kuko nabyo tutabibonera igihe biratubangamira. Uyu Priscilla yavuze ati ni uguhinga kare, ni bimwe mu bituma umuhinzi abasha kugera ku musaruro. Guhingira igihe nabyo ni imwe mu ngamba ikomeye. Niba rero hari abakererwa kuzana imbuto n'amafumbire, ibyo nyine bituma wa muhinzi ahinga imburagihe, n'izo ndwara n'ibyo byonnyi bikarushaho kwiyongera. Ndatekereza ko abishinzwe bagenda barushaho kubinoza. Turagenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko turaza kongera kubaha akanya gato ko kwakira ibitekerezo. Reka dukomeze na Ingabire Jeanne Priscille muri Raba tubwira noneho zimwe mu nzitizi, kuki izi ndwara ziyongera, kuki ibi byonnyi birushaho bijya byiyongera, ese intege nke ziba zigaragara hehe, ese ni ku bahinzi, ese ni kuri bo babishinzwe? Imbogamizi mu kugira ngo izi ndwara ziveho ndetse zicike cyangwa se zirwanywe, ndetse n'ibi byonnyi nabyo bye kugaragara mu bihingwa, n'iki kituma biza ndetse hanakorwa n'iki, nabyo araza kongera kubigarukaho. Nziyitebe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge. Tukiri ku bigendanye no guhangana n'izi ndwara, hari zimwe mu mbogamizi bamwe mu bahinzi bagaragaza bavuga bati yewe no kuzimenya ni ikibazo, n'imiti ni ikibazo. Ese namwe mubibona nk'imbogamizi muri Rab? Ntabwo navuga ko ari imbogamizi gutyo, ahubwo wenda icyo navuga ni ubumenyi buke bw'abahinzi. Ahenshi niho bituruka, ubumenyi bukeya ku buryo ashobora no kubona mu gasimba yabona akicecekera
wenda akavuga ati bizijyana bizikiza, cyangwa se yabona n'ubundi burwayi runaka akaba wenda atasobanukirwa ngo amenye ibyo ari byo. Aho ngaho cyane cyane ubona ari nk'iyo mbogamizi ku bahinzi, bikaba n'imbogamizi nyine no kuri RAB, kuko iyo abahinzi batejeje nka RAB nk'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, urumva ko aba ari imbogamizi y'umusaruro ugabanutse. hanyuma tugenda tugana ku musozo, ese abahinzi badateye umuti ngo barwanye nkongwa byagabanya umusaruro ngo igipimo kingana gute? Umusaruro wagabanuka, uretse na nkongwa, uburwayi cyangwa se ibyonnyi byose, iyo nta kintu gikozwe ni ukuvuga ngo umusaruro ushobora kugabanuka. Niyo mpamvu ubundi dusaba abahinzi gutera mu gihe nk'10% by'umurima byagaragaje uburwayi. Ni ukuvuga ngo dufashe nk'ibigori 100 n'ubonyemo 10 byafashwe na nkongwa, tera umuti, kuko bitawutera rwose n'ibindi birafatwa, hanyuma wa musaruro wawe urutegereje ukagabanuka. Kubera iki muvuga 10%? Ni ukuvuga ngo munsi y'10 ubwo bishobora guhagarara, ariko mu gihe byarenze 10 ni ukuvuga ngo rwose tangira utera umuti, n'ibyo byari birimo birwaye nabyo ubikuremo, bibaye byiza wabyanduka ukabikuramo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibirimo gukorwa, icya mbere ni ukubanza kureba abahinzi bafite ikibazo ni bande. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu hari gukorwa igenzurwa hirya no hino ahantu hose hahinzwe ibigori n'abakozi ba RAB ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'abajyanama b'ubuhinzi bariya twita abafashamyumvire muri mu matsinda ya za Twigire, abo bose abagoronome b'uturere ndetse n'imirenge, kureba imirima ifite ikibazo cya nkongwa. Iki ni cya mbere. Imirima yamara kuboneka tukabwira abahinzi kuvanamo bya bindi byafashwe, hanyuma ikindi akaba ari ugutera umuti nyine, kandi umuti tukigisha abahinzi ko bawutera, kuko umuti nawo nubwo tuvuga gutera umuti uteye nabi ntacyo waba ukoze. Ni ukuvuga ngo kuwutera neza ni ugutera bya bipimo, niba bakubwira bati ni mililitiro imwe y'umuti muri litiro y'amazi, ukubahiriza ibyo bipimo, kuko nutera mwinshi ushobora gutwika bya bigori byawe, watera muke naho kagakoko gashobora kudapfa ukaba ntacyo ukoze. Ni ukuvuga ngo ni ukubabwira gutera umuti ariko bakanawutera ku rugero rwa nyarwo. Hanyuma ikindi ibyo nakubwiye yuko RAB nk'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi kigira ikigega cy'imiti y'ingoboka. Ni ukuvuga ngo aho abahinzi bamwe biguriye baratera, ahandi badafite ubushobozi nabo RAB ikabafasha ibaha kuri ya miti yo mu kigega cy'ingoboka. Hanyuma tugenda tugana ku musozi aho tugarutse kuri iyi miti, hari imiti myinshi yica udukoko abahinzi bakunze gukoresha. Ese imiti yose yica udukoko yica nkongwa? Cyane rwose. Ubundi iyo bavuze ngo ni insecticide ni ukuvuga ngo ni ibintu byica ama insect, ni ukuvuga na nkongwa irimo. Ni ukuvuga ngo ama insecticide amenshi ngo ni iyi ngiyi mpaka ubonye niyo ngo spermetine ngo ni ngo ni spermicide, oya hari n'izindi nitwa za roketi, za ramudasiyerotrine, za nimbesidine. Izo zose iyo ubonye yose watera ahari uburwayi bwa nkongwa ikaba yabasha gukira. Ngira ngo cyane cyane ubutumwa twavuganisha cyane ku bahinzi, tubabwira tuti bahinzi rwose mugerageze musura imirima yanyu, ko ubundi niyo tubahugura ni ukuvuga ngo tubwira umuhinzi gusura byibuze umurima we 2 mu cyumweru. Iyo abashije kubikora bwa burwayi abubona mbere, ntibube hari icyo bwatwara umusaruro. Waba utajya mu murima rero ni ukuvuga ngo ajyamo ugasanga byararengeranye, na rya 10% twavuze ryararenze. Aho ngaho twabasaba gusura imirima yabo, aho babonye uburwayi bakaba babivuga, babwira umujyanama w'ubuhinzi cyangwa umufashamyumvire cyangwa se agoronome, uwo yabona wese cyangwa se umukozi wa RAB akaba yamumenyesha kugira ngo amufashe kurwanya bwa burwayi. Hanyuma ikindi ni ugusaba inzego z'ibanze nazo zikamenya kudufasha, hanyuma tunakangurira abahinzi ariko kutagumya gutegereza imfashanyo, ko turi muri gahunda yo kwingira bakigira bakagura imiti nabo, nubwo ubufasha bwa leta buza ariko nabo bakagira uruhare mu kugura ya miti, kuko nimba agiye guhinga akafata amafaranga yo kugura imbuto, ifumbire, ajya ateganya n'ayo muti, kuko uburwayi buza igihe umuntu atateganyije. Cyane cyane ko tugenda tubona n'iri hindagurika ry'ibihe, izo ndwara n'ibyonnyi bigenda biza. Ni ukuvuga ngo muri za nyongeramusaruro, za fumbire, ya mbuto ugeraho n'umuti nawo uwuteganya. Hanyuma wenda mu bindi ni ugukora nyine izo mobilizasiyo ku bahinzi,
tugumya dukorana n'inzego z'ibanze hanyuma n'ahagaragaye uburwayi nyine tubaha ubufasha bwihuse. Hanyuma wenda mu bindi biteganyijwe ni amahugurwa nyine ahoraho n'ubundi nk'uko dusanga tuyakora, ariko abahinzi kugira ngo bamenye ibimenyetso atari ibyangombwa gusa n'izindi ndwara, kugira ngo mu gihe babibonye bajye bamenya bati n'uburwayi koko, batabaze ku gihe natwe tubatabare ku gihe, hanyuma umusaruro wacu wiyongere. Murakoze mwana. Tanga ibitekerezo, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0722617698 cyangwa se 0722617698 cyangwa dusure kuri page yacu ya Facebook aho wandika Radio Huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo. Turaganira ku musozo w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, akaba ari ikiganiro twibanze ku buzima bw'ibihingwa, aho twaganiriye n'Ingabire Jeanne Priscilla atubwira uko bihagaze, avuga cyane kuri nkongwa igaragara mu bigori ndetse n'icyitera n'ingamba zihari kugira ngo uyu musaruro uzabashe kuboneka, umusaruro w'ibigori. Kugira ngo uwo musaruro ubashe kuboneka nuko ngo ubushakashatsi bugaragaza ko abahinzi baba bagomba guhinga imbuto nziza, yakomeje kugendanye n'imbuto nziza, imbuto zera vuba, imbuto kandi zibashyiraho bafumbira mu buryo bwiza, hanyuma umusaruro ukazabasha kuboneka. Iyi nkongwa yavuzeho yagiye igaragara mu turere hirya no hino, iburasirazuba ndetse n'uduce tw'amajyepfo no mu majyaruguru ahantu habonetse iryo zuba. Iyo nkongwa kuyirwanya ngo birashoboka, kuko iyo nta kintu gikozwe mu kurwanya iyi nkongwa, ubushakashatsi bugaragaza ko umusaruro w'ibigori ushobora kugabanuka hagati ya 23 na 53%. Atekereza kimwe cya kabiri cy'umusaruro gitakaye kubera inkongwa. Ingamba rero zo nizo kuhangana nayo, kuyirinda, ntabwo ari ugutera umuti. Bagiye batubaza bati si kuyirinda no gutera umuti? Abashakashatsi bagaragaza ko kuyirinda atari ugutera imiti, kuko imiti iterwa ari uko yamaze kugaragara cyangwa se bibaye ngombwa ko utera iyo miti. Kuyirinda rero ngo ni ugutera hakiri kare, izo mbuto zikajya ziboneka hakiri kare, abifitemo uruhare bose bagahuza izo mbaraga kugira ngo izo mbuto ziboneke n'amafumbire aboneke hakiri kare. Hanyuma isimburanya ry'ibihingwa mu mirima naryo rikitabwaho kugira ngo ibyo binyampeke bidakomeza gutuma utwo dukoko twiyongera, no gukoresha amafumbire mu buryo bwiza, hanyuma wa musaruro ukazabasha kuboneka. Iyo rero igihingwa gifite ubuzima bwiza, usanga ndetse n'ibyo byonnyi nabyo bitakigiraho ingaruka nyinshi no guterwa, kuko bibasha kwihanganira ibyo byonnyi n'indwara. N'ugendanye rero n'ingamba zihari, mwise ko niba hari ibimenyetso ubonye mu murima wawe ugomba guhita ubibwira ababishinzwe. Umuhinzi akaba nibura agomba gusura umurima we kabiri mu cyumweru, hanyuma akegera ababishinzwe baba abajyanama bo mu buhinzi. Mwumvise ko hari n'imiti y'ingoboka ibiri mu kigega cya RAB ifasha iyo bibaye ngombwa mu gihe cyo guhangana n'ibyonnyi n'indwara. Hanyuma kandi mwumvise ko kandi muri iki gihe barimo bagenzura mu mirima yose bafatanije n'inzego zitandukanye kugira ngo hato iyo nkongwa idakoma mu nkokora abahinzi b'ibigori, umusaruro ukabura. Twavuze ku bigori cyane kuko nibyo byagize ikibazo kigaragara muri iki gihembwe, nubwo hari ibindi bishobora kubangamira umusaruro tutavuzeho nk'ibihe, igihe umuhinzi adafite amazi yo kuvomerera izuba rigatuma ahomba, nabyo ni ibintu bijya bibangamira abahinzi mu kubona umusaruro. Ariko muri rusange uyu munsi twavuze kuri iyo nkongwa kuko muri iki gihembwe cy'ihinga aricyo cyonnyi cyagaragaye ku bigori. Dusoza rero reka twizeze abakunzi bacu ko tuzakomeza kubategurira ibiganiro bitandukanye. Abatubwiye ko tuzabategurira ku nanasi, abatubwiye kuri iyo myumbati nayo igenda igira ibibazo. Gusa umuti wihutirwa umuhinzi ngo bagomba gukora gusura umurima no kwegera ababishinzwe bagatabara hakiri kare amazi atararenga inkombe. Reka rero dushimire abakunzi bacu by'umwihariko baduhaye ibitekerezo, dushimire Ingabire Jeanne Priscilla twaganiriye, namwe mwaduteze amatwi. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda radio yanyu Huguka yabateguriye. Ndi Florentine Mukarubayiza, naho utaha rwose. Ubwira ngo
105.9 FM. Broadcasting live. This is One Station. urashaka guhindura ubuhinzi n'ubworozi bwawe umwuga One Love. kurikira radiyo ihuha One for all. 105.9 FM. Ho, ho, ho. Ihuha. ndashaka rwose kugura inzungu kuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. kandi kaza nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro